rero gukora ikintu kizi kwinjira mu mutungo w'umuntu ukawangiza hanyuma ubizi neza kandi ubishaka. Tuzi neza ko ribu iyo umuntu yibwe cano akagaragaza ibimenyetso by'uwayibye, iyo email wayikoreshaga ribu ikurikirana uwo muntu kandi agahanwa. Ibyo tubizi neza cyane. Rero naho ngaho nashingiye ngaragaza ni nyamara nakomeza gutya bikomeje gutya ibi bintu bishobora kuzagira iherezo ritari ryiza hagati yanjye na Murindahabi. Kandi mu by'ukuri twarabavandimwe, twara abantu bazima, ntacyo twapfaga. Urumva gukoresha ifoto ya Vestina, gukoresha ifoto ya Murindahabi n'abakoresha iz'abandi. Ejo bundi yabajije Bruce Melody ati tubwire, baravuga yuko urugo rwawe rwasenyutse utakibana n'umugore wawe. Bruce Melody aramusubiza ngo njya gushaka umugore wanjye sinabimamenyesheje abo babivuga, turatandukanye kandi ntabwo bagomba kuzabimenya. Igisubizo aho cyari kibonetse, nta n'uwagomba gukotinga amagambo Bruce Melody yavuze kuko ni uburenganzira bwiwe. Hanyuma ikindi yabajije umwana Vestina ati tubwira iby'urushako rwawe n'urugo rwawe. Kubaza umwana muto rero ayoboye ariwe manager wiwe akamubaza iby'urushako, umwana utaramara n'amezi 3 muri icyo gihe amubazaga icyo kiganiro. Rero kuba twabivuga tutiyabajije Vestina iby'urushako rwiwe, Vestina abwira murumuna ati murumuna Dorcas murumuna wanjye niwe ibeshye ugashaka ukiri muto nzagukubita. Murindahabi tuzamuhora iki? Ati koza abashatse akiri muto. Ati wowe ko washatse ukiri muto? Aramusubiza ngo wari umugambi w'Imana. Murindahabi ati none se Dorcas we uramutse ubaye umugambi w'Imana. Ibyo rero kuba abantu bakotinga kubyo abantu bavuze ntabwo ari cya, ahubwo kugenda ukinjira mu izina ry'umuntu ukajya mu rugo rw'umuntu ntacyo yaruvuzeho, ntacyo yavuze, ntacyo yatangaje, wowe ukajya gutangaza ibintu by'umuntu kandi ubwo atabyivugiye. Ubwabyo ibyo ngibyo ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu bwite. Ariko umuntu waje ku mihanda akavuga ibyo mu rugo rwe ku mihanda, abo rero abantu bavuze batarika ibintu byari bikwiye, ibintu byari bikwiye, ibi byari bikwiye, ibintu byari bimeze gutyo, nibwira ko ibyo atari ikibazo. Rero nuko byagenze, nagahinda nafashwe n'agahinda papa, ndavuga kandi n'ubu ndacyavuga. Ntabwo rwose nicuza kubyo navuze, naravuze ngo ibi bitagarukiye ahangaha ni bimwe mu bibazo. Kandi buriya nubona umugabo yafashe umugozi akiyahura ntuzagire ngo abapfa kwiyahura bose ni ibigoryi, hari biba byabarenze. Urasoje? Nashoje. Claude, ntubizi ko ngiye ntajya mfata side? Ndabizi neza cyane. Urabizi ko ntajya mfata side? Bari abakobwa, yes, bari abakobwa bari mu nshingano z'uriya musore, bari muri management ye n'uwo managinga. Siko bimeze? Cyane. Ni uburenganzira bwe. Unyumve neza cyane. Uko niko kuri nuko kuri buze kukubangamira cyangwa unyumve, ariko icyo nkubwira ni iki ngiki. Hari ikindi kintu uriya mugabo yakoze. Ndagira ngo ntabwo urumva point yanjye. Banza ufi. Ntabwo reka ngutega amatwi. Ntabwo Irene ndi kuvugira Irene kuko urukundo mufiteho ni hafi ya ntarwo, ariko ntabwo ngibyo nabigendera. Simwemera kuko nzi amanyanga ye amwe, niyo mpamvu ntamwemera. Ariko ndakubwira aya magambo, urimo kumva? Mbonye uburakari wakoresheje nasubiye inyuma kujya kumva ibiganiro mwakoze kuri bariya bana. Urimo kumva? Ntabyo wabonye. Nta kiganiro na kimwe kivuga kuri Murindahabi giye mfite. Ndavuga mwakoze bira biganiro mwakoze kuri ba Vestina bira bari kotinze. Abantu babimpaye Claude bagiye bafata uduce. Abo bantu ba Godfather nta biganiro biri wanje bafashe uduce wakubeshye ngo arabifite iminota mike. Umva nshuti yanjye, iminota mikeya byamazeho abantu bari kotinze babifite. Ndakubwira kuko namaze gupfumbaho dukeya. Manzi unyumve. Urumva kro? Umuntu ashobora gufata ntuze intro. Manza wumve. Yego. Irene Murindahabi nk'umuntu ushinzwe ubusugire bwa bariya bana, kubarinda. Unyumve? Protection yabo no kubarinda ikintu cyose cyabahungabanya. Siko bimeze? Ni uburenganzira bwe gukumira ikintu cyose gishobora kubavana mu murongo barimo nk'umuntu ushinzwe management yabo. Siko bimeze? Rero kuba mwarafashe umwanya mugakora ibiganiro kuri bariya bakobwa, urimo kunyumva, akabona hari aho bishobora guhungabanya ituze ryabo mu rwego rwo kurengera inyungu ze n'inyungu z'abantu managinga, yagombaga kubikora uko yabikoze. Unyumve? Nguyu empire ari hano. Ntabwo ngiye ndafata side.
unyumve. Oh my God, thank you Sam. Ceceka mada. Ceceka nguyi Bosco hano hari umuntu ugufitiye ubutumwa. Hari umuntu ugufitiye ubutumwa uze kuzamuka. Icyo mvuga ni iki ngiki bwana Claude. Godfather nta muntu ufite nakubwire ko ufite iminota 3 gusa. Okay, icyifuzo ni ikihe nyuma yo gukoresha ariya magambo? Icyifuzo cyawe cyari ikihe n'ubutumwa ashaka kumugenera? Kuko ndabizi wabivuze kuri platform yawe. Ariko ahangaha wowe ikintu cyakubangamiye nibizo dislike zaravuye mu hari nyuma yo kuripotinga ibiganiro wakoze kuri bariya bana, hari ikindi kintu Irene yagukoreye kibi? Yarongeye strike zarakomeje ziraza, ejo bundi arampamagara arambaza ngo Koro strike ziri muri dashboard yawe nizingaye, ndabunga ntubusizo wateye nuzizi ntizirarenga 3. Hanyuma akimara kubimbwira mu mugoroba w'uwo munsi hazi izindi strike ebyiri. Oyasi wabyumvise neza? Niba mpamagara yambwira ngo ngo muri dashboard harimo strike zingaye, yashatse kumenya ariko zisigayemo zirarenga 3. Nimugoroba kuri uwo munsi ambwira ngo nimugoroba arakuramo izara zikuramo, aho kuzikuramo akongeramo izindi. Wambwira gute uburyo urimo urashyigikira muri Ndahabi? Jewe reka nkubwire ukuri Godfather, umuntu avuka rimwe agapfira irindi, kandi mu gitondo yamaze guhora. Wabyumvise neza? Uretse gatondo yamaze guhora. Uretse gato umbwije ukuri yarakubwiye. Je nkubwije ukuri kose. Yarakubwiye ngo yarambwiye ngo yaramamagaye. Ubwo yaranyihamagare kuri telefone hari saa 4:05 za mu gitondo. Arambora nimero ya Irene nampamagaye. Ngiye kuvuga mbaza mbwira abantu twa turi ko ni muri Ndahabi se kamahamagaye, naramuhamagaye inshuro nyinshi ntanyitabe, bigenze bite? Ndamwitaba. Arambwira ngo Kro waramutse ntiwaramutse, nti amahoro y'Imana bari nayo, ngo urakoze cyane, ngo muri dashboard yawe ufitemo strike zingahe? Ndamubwira nizo wateye se ni waba uzibuka, kubera yuko niwe wateye strike. Email yakoreshe ni email ni MI Empire na MI Music na Ishime Vestina. Izo strike izo email nizo zagiye zitera. Ndamubwira noneho ndavuga nti muri Ndahabi urya n'umuntu w'umugabo, bwo ni mugora vuze kazi kura. Are nambwira ngo wandusha nimero ya Bosco Empire. Ndamubwira nti yego ndayifite, ngo muhe nimero yanjye, ngo mpa nimero ya Bosco Empire, ngo cyangwa muhe nimero yanjye kumpamagara. Hanyuma nanibwira ko uwo munsi nabwo Bosco ngo yafashe gahunda yo kwambuka, atatubwiye nawe yakoze icyemezo, yafashe icyemezo kigayitse tutamushimira. Ni umuvandimwe n'ishuti, ariho hano namurabutswe nawe, si byiza sirabimushimira. Ariko kandi ntabwo najyaho rwose ngo nicare ngo shimye muri Ndahabi ngo ni umuntu w'umugabo mu bagabo. Ntabwo ari byo. Kubera yuko Godfather uba abantu, ndatekereza ko abantu barekereje barimo bararikodinga ibiganiro byawe ni benshi. Kutarakwita strike disclaimer, kutarakwita strike 3D TV, kutarakwita strike kwa Bakasuku, kutarakwita strike ni benshi nzi bakoresha ibiganiro byawe. Nuko nta numurayikubita bose kwa bihoreye gutyo. Ibyo rero ngavuga ngo muri Ndahabi nibyo koko dushaka kuvuga ibintu azi neza ko abantu batari mu bikotinga babisobanureho, ariko kandi muri kwa gusobanura. None se ubu ngubu Ishimwe Vestina, Claude na Bosco nitwe twagiye kuri Instagram ya Vestina twandika ya posta yiwe yavuga ngo aricuza mu rushako. Muri Ndahabi yaza akavuga ati rero posta mwabonye kwa Vestina si ukuri, yari fake news. Bafashe ntuze yiwe barayihakinga. Twari guceceka, abantu bagaceceka, tukavuga tuti nyamuneka abantu mujye murinda Instagram zanyu. Haje amabandi menshi. Instagram ya Vestina barayihakinze ko atavuze ngo nibyo cyangwa sibyo. Ibyo byose rero urumva abaza Vestina na Dorcas mu kiganiro ngo tubwire iby'urushako rwa, tubwire iby'urugo rwawe, ese byari bikwiriye koko? Nawe nka Godfather namwe muri aho mutubwiye ngo byari bikwiye cyangwa ntibyari bikwiriye. Hanyuma ikindi, muri Canada yaravuze ngo Vestina yarwaye, nimubona Dorcas wenyine kuri stage ntimutekereze ibindi. Vestina yarwaye ngo ariko mukanya ari mu nzira raje basuhuza. Ibyo byose rero ageze ku kibuga cy'indege twabonye kuri video Vestina aryama ku kibuga cy'indege. Iyo video twarayibonye, ntabwo ari je wari uriyo, si Bosco Empire arimo, si urugendo rwagiyeyo, si Desi wagiyeyo Kerema, ahubwo twabibonye dutyo. Mu by'ukuri rero urumva ngo akarenza umunwa karushya ihamagara. Rero ku rwanjye ruhande numva muri Ndahabi twabana mu mahoro, ibyo akora nibyo nanjye nkora.
umugati akeneye niwo nanjye nkeneye, ibimuteza imbere nibyo binteza imbere, ariko kunyambura ibyanjye, kuza gusenya urugo rwanjye no gutema inka yanjye nkama, amata nkayanywa, abana bakayanywa, inshuti zikayanywa, n'igihugu nacyo ntagisaguriraho. Oya. Ariko icyo bakiza nuko twese twajya mu murongo umwe. Okay, icyo mbaza, hari ikintu uvuze gikomeye. Niba nkumvishe neza Claude, ibi bintu bya biteye ubwoba cyangwa harimo n'urwango. Yaraguhamagaye akubwira ko dislike agiye kuzikuramo. Nimugoroba ugiye kureba usanga yongeyemo izindi. Ni rwose Yesu Kristo. Ngiye nimugoroba hahita haze 3 zikurikiranye. Ndapfuye. Wa mugoroba yavuga ngo ari buze kuzikura amazimbajije, ahubwo hahise haze izindi ziruta izari zirimo. So gahunda yo kuyihanaguraho iracyakomeje. Iracyakomeje, ariko azayihanagura nanjye bwo nimubamo azayihanagura. Erega nimubona abantu barabaye barakare, rimwe na rimwe leta igidufasha n'inzego z'umutekano zijye zidufasha, ibintu bya showbiz bavuga ngo turi muri showbiz bazageraho nabo babyinjiremo. Showbiz ntabwo ari showbiz gusa, hari abayijyamo bafite impamvu zabo bwite twe tutamenya, kuko ngiye urwanya ruhande iyo mvuze ndigendera nta bindi nkurikiza inyuma. Ariko niba umuntu ashobora kubika ku mutima akavuga ngo uyu muntu ndamukura ku isi, ndamwambura ibyo yakoraga, ndatemagura inka ziwe, inyana ze ndazitemagura, ihene ze ndazitemagura, inzu ye ndayisenya, bene uwo muntu se Yesu Kristo yaravuze mu butumwa bwiza bwanditswe n'Amatayo ngo iyaba nyir'urugo yakabaye maso, umujura ntiyakamenya inzu yiwe. Yesu kandi so ibi bintu iyo baguhohoteye gutya cyangwa ibintu byagenze Yesu niwe wabivuze, iyo byagenze gutya uteganya kujya gutanga ikirego kuri ubu bugome bwo gukorerwa? Claude uranyumva? Claude uranyumva? Ndakumva. Nyuma y'ibi uri gukorerwa urateganya gutanga ikirego? Guteza yombi ndakumva. Urateganya gutanga ikirego kuri ihohoterwa gukorerwa? Ibyo reka tubyihorere, ibyo reka tube tubyihoreye, tubihe igihe. Buri igihe n'umwarimu kandi utabeshya. Urakoze cyane. Bosco Empire urahari? Bosco Empire cyangwa uyu niwe cyangwa wamwitiriye? Ariko abantu bahanga ko barakaye ko asanga yamwitiriye. So ntekereza ko rero abantu umuntu navuga buri ibintu byabaye ku muntu ntabwo mushobora kumva agaciro ko umuntu wafashe umwanya agashaka kurambika isuka uhingisha hasi. Urumva ngo difate ibi ngibi ntabwo ari ibyo kureba minenegwe. Urumva ntabwo ari ibintu byo kureba minenegwe. Claude genda usabe wegere Irene mwiyungu umusabe imbabazi birangire. Godifa nicyo kintu navuze kare, ndavuga uyu muntu abantu bose bakomeje gutungaho agatoki, buriya ntabwo ari byo babanza bakareba, kubera ko Claude arahagurutse, Bosco Empire arahagurutse, ngaho ngo bande yande barahagurutse, urumva bayago barahagurutse. Man, aha hantu ubu ntiharimo ikintu gusa, njye sinshaka kugira uwo nshinze, ariko kamemu kuki abantu bose bareba batunga umuntu umwe gusa? Urumva kuki batunga urutoki umuntu umwe gusa? Ese nuko ari wari igihangage buri aremereye? Nese kuki ikindi kugira ngo uretse gato ikindi kugira ngo abashe gukura umugati mu kanwa uyu mupapa habanjije hakabaho ibiganiro, akamuhamagara akamubwira Sankara waretse cyane nakaragize. Komeza Jani uragize. Kuki atigeze agira ibiganiro nimba ashaka koko ubwumvikane hagati y'abo bantu bombi, abahamagare bicare baganire, ababwire ati ibi bintu munkorera ntago ari byo, mumbabarire muhindure umuvuno, urumva, muhindure uburyo mumvugamo,
murimo murangiza izina ry'abana bariya n'abana batoya ngenda mushyigikiye ku ruhande rwo gufata abana nka bariya akabazamurira impano ni ibintu twese twishimira pe urumva ariko natwe biradushimisha kuri bariya bana bayo ariko bazamuka kuzana abana hano nanone kuri media Godfather ukavuga ngo ngo ni ntakorwaho nibagomba kuvugwa bari kuri social media bazavugwa urumva nimba babonye umwana aryamye muri airport aba ni abasesenguzi bagomba kuza bagasesengura tese kubera iki yaryamye muri airport urumva ariko nimba we bitamushimishije ni abafata bicaze hasi bro avuga ati man murimo murica umwana mentally physically emotionally ibi bintu ni mubigabanye guys mutapinge screen mujye mubavugaho muri ubu buryo ariko bano n'abana badashobora kwihanganira wenda ubusesenguzi bwanyu ndibaza neza ko ari ababyeyi nabo babyumva bakajya bakaba bakoresha undi muvuna atari uwo gusesereza abo bana ariko noneho kuza kuvuga ngo urakura abantu umugati mu kanwa bro iki kintu ntago ari cyo so ngewe nuko mbyumva ariko that's not good bro that's not cool kwa bakorode bakababonye team bavugira nyamara rero ngewe icyo mbakundira hano ndaza ngatanga platform mukavuga gahinda kanyu twagiye next Sankara ntabwo ajya guma hamwe rero bane gutambutsa kondi muntu tumuka wizi hatu ufite ikihe kibazo Godfather ngiye ndi kumva hari kuntu muri kuvuga mukavuga one side kuko Irene nawe pastor yavuze neza avuga ngo ni YouTube ni yahahira Irene nawe abo bana nibo I will say it's not the right time ariko ni bacuruza sibyo iyo ugiye ukabasesengura ibintu udafitiye proof ngo kuko yabishize kuri channel ye yatanze urugero rusekeje like arakubaza ngo ko hano hari abantu bari codinga ibiganiro byawe kutarabahanisha so does it make it right kuba baza bakibiganiro byawe se nicyo kuko wowe utarabahanisha bituma ko we nimba yakoze icyaha agafata ibintu by'umuntu atabimusaba uburenganzira does it make it right kuba wowe utabikora biratuma bibabyo sometimes rari ukuntu mufata side imwe kuko na Irene ibyo ngibyo acuruza ni igicuruzo YouTube ntabwo ari ikigo cyo gutanga strikes ku bintu udafitiye proof yatanze proof yatanze kuba bikoresha ntabwo bibigira ukuri nawe akora icyaha muzakimuregere ariko impamvu YouTube yaguhaye izo strikes ni uko ibimenyetso yatanze ari ukuri genda umva icyiza ari ukudakoresha ibintu bye naho kujyaho tukavuga ngo kuko ngo yabikoze yes yatanze ibiri byo kandi yatanze izo strikes ziza kuko yatanze proof zigaragaza ibyo avuga akavuga ati dore ibyo ndi kuvuga ni ibintu cyetse uba uri kuza ukavuga ati yarambeshye yatanze ibitari byo byari kuba byumvikana ariko nimba yaratanze ibiri byo ahubwo wowe ikosore ureke gukoresha ibintu by'abantu ugende ushake content zirahari ugende ushaka abo bana umusaba uburenganzira babaza ibibazo then ubikoreshe bivuye kuri wowe ariko anytime abana kuri kamera wa mugabo wowe abazana nkawe bari under contract sibyo arabazana ariko so nimba yabazanye kuri kamera ufite uburenganzira bwo kujya kubifata ibyo ukoresha ukabikoresha that's the question rero kujyaho ukavuga ngo ribu nujya muri ribu nawe afite ibimenyetso biri aho ngaho nk'ibyo yatanze muri YouTube ikaguha strikes nibyo azajyana muri ribu kandi bizagaragaza icyaha ukora so njyewe my advice nigendera niyitiraga nuko koresha ibiri byo copyright iraho ngaho kubera ko ugomba gukoresha ibintu ufite uburenganzira niba utafite uburenganzira bireke ugomba kwiga ukamenya icyo copyright ari cyo nimba unabikoze umumentioning uvuga ati nubwo nkoresheje aya mashusho saa yanjye nayakuye hano I think wakoze ibyo ngibyo waba uri kuvuga ati natanze uburenganzira naramumentioninze nicyo kirinda umuntu copyright ukavuga ati aya mashusho ugashiraho ibyo byose naho kuza kujya ukabikoresha and then ukarira ngo bakureze it doesn't make sense bazakurega n'iki igihumbi
it doesn't make sense. mu buryo bwiza urumva ari ubwo ngubwo ari bwo buryo agomba gukoresha none uragira ngo akore aje kumwica none se urumva Janine yaramureze aregera amafoto aregera ibintu byose biri kugaragara ntabwo kuki yihuta kujya kumukura umugati mu kanwa ikibazo nahakiri kuki mutamuhamagara nga muganirize ko bose tuzi ko ariho basarura kuki atamuhamagara nga mubwire ati ibintu uri gukora Nyine yaramureze yerekana ibintu abari gukorera abo bana kandi YouTube irabyakira none rero twebwe twabigenza gute ahubwo nibicare baganira ese baganira iki nakure ibintu by'abandi yakoresheje areke kujya akoresha amazina ataraye areke gukoresha content itariye baganira iki cy'ushaka ko baganira irene kamera arayigura baganira mubabarire nyine azagerageza gukuraho gake ndakumva mutiti wa Godfather ibyo bintu yabivuze kuva kare nuko nta content abantu bafite bakora mwashatse content ndakumva Murinda habika akoresha uwitwa tonalite yarangiza agakora content ivuga ngo tonalite ngo arahuranyije ngo tonalite ngo arabyahuranyije ni byanda aba yahuranyije hanyuma sabo abantu nabo yakoresha amafoto yabo yahuranyije nabo bazajya bamureka cyangwa kwita strike exactly ubuse kwa bandi urugo rwawe bavuga ko rusenyutse umugore wa Bruce Melody aba muri social media hari uwo yashyizeho hari ishusho y'umugore yashyizeho yamubajije umugore we Bruce Melody yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndasubiza icyo kibazo ko umugore wanjye nari hano kikarangira ariko kuba yaragisubije ni ikigaragaza ko ni umugore we yagombaga kubisubiza yari afite right yo kuvuga ngo icyo kibazo si igisubiza we ntukazane Bruce Melody burya kuko uretse gato Irene aha ashaka Bruce Melody akamutumira nk'umunyamakuru siko bimeze umunyamakuru watumiye icyamamare abagomba kumuhata ibibazo uriyuhatwe ibibazo akabisubiza cyangwa ntabisubiza bitandukanye n'umuntu ugenda hariya agafata abantu atigeze atumira urimo kunyumva agafata abantu atigeze atumira yarangiza akabashyira hariya mwebwe se muraba mwabatumiye cyangwa mu bugita ngo kubasesengura biratandukanye ibya Bruce Melody yari ibereye kuri yari presence bari kumwe kumukoresha ikiganiro nk'umunyamakuru mwebwe bitandukanye na bira byo gufata umuntu mukamugiraho ijambo yavuze kuri babandi bo kuri hotel de Marara yo ku Kibuye kanze guhereza urugero tonalitaka bataka nguhereza urugero yavuze kuri babandi maza wumve hano Claude maza wumve kuko ujya kwitegereza Bruce Melody hariya ikibazo kiremereye cya famiye ye Irene yamubajije Bruce Melody yaramusubije urukunyumva amubwira ko adafite uburenganzira bwo kumubaza ibyo bintu sibyo muvuga Bestine mukavuga ko yanyoye isabuna akavanamo inda Bestine yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwatanze ibitekerezo byanyu nkuko ntabwo nabivuze ntabyo nzi ibyo ngibyo ntabwo yaravuze wabivuze cyo simbizi okay tuvuge ko nango ibyo mwavuzeho n'ibiganiro mwabavuzeho ibiganiro wamvitira cyo kumvira amugore ibiganiro mwabavuzeho urukumva ibyo n'ibiganiro mwabakoze byatumye babaripotinga nyirubwite yarahari ngo abivuguruze cyangwa mwakoze ikiganiro none so kata kuri potinze baramuvuzeho abo bantu bavuze ngo duva kata kuri potinze inde ariko tigande Murinda ariko sinashira posters kuri Instagram nico twamuvuze cyangwa ndakubaza ikintu kimwe ubwo urafashe ufata ibiganiro nkora ushaka kwegereranya na bira bintu by'ubusesenguzi mukora kuro ntabwo ngewe urabona ko bazanye video ngo warakaye uri kubivuga kuki tutayivuzeho ngashaka kode nkamuhamagara ngiye ngomba kuzana nyirubwite bari abakobwa niyo mpamvu nahamagaye umuntu uzakurikira ibiganiro nkora inkuru ikimara gusohoka nahamagaye umunyamakuru wanditse inkuru wo mu gihe bita Emi Ikinege urimo kunyumva ndamubaza iyi nkuru wanditse y'aba bana wayikuruye niyo ntabwo ariyo urimo kunyumva nk'umunyamakuru asobanura source y'iyo nkuru aranayisobanura that the way I do the stuff niko nkora ibintu byanjye urimo kunyumva Claude hano abantu bakavuga ngo Claude ahangaha yakoze ikiganiro gikakaye nkavuga ngo reka nshake Claude aze iyo udahari nshaka indi topic mvugaho urumva so utandukanye ibyo bintu rero
biba bitandukanye ntabwo ngiye nshobora kugira urakoze cyane so nkagaruka nkavuga nti ibintu bari kutubwira hano urimo kunyumva Crow ngiye sinjya nyuri iruhande Irene Murindahabi afite ububasha urukunyumva ni n'uburenganzira bwe gufata dufate bari abana bari mu muryango wa Irene none nibo bafite mu nshingano niyo mpamvu famille yabari abana bamuha umugabo agafata umugore we akamuha Irene Murindahabi akamutwara mu gihugu nka Canada akamutwara iyo ngiyo sinzi biri kubyumva ibaze gufata umugore wawe ukamuhereza undi mugabo akamujyana azamurana ibyumweru bingahe ukumva icyo kintu ibyo se nshaka no kubimenya ni ibyabo ntabwo ari ibyabo ndakwereka uburemere uretse gato ndakwereka uburemere uriya mugabo afite kuri bari abana niba umuntu ashobora gufata umukobwa akamuhereza umugabo agafata umugore we akamuhereza undi mugabo akamwuriza indege akamutwara bakamarana ibyumweru bibiri ibyumweru bingahe sinzi biri kumva icyo kintu nuko uyu muntu aba afite bano bantu mu nshingano warangiza ugafata abo bantu yikoresha umutwaro ufite umutwaro w'abo bantu ku mutwe we urimo kunyumva mukagenda mukabakora iryo sesengura yarangiza akavuga ati ntimufite uburenganzira ni nk'ukuntu nuvuga ngo ibyo byo muba mwakoze mukavuga ati yakoresheje ku kiganiro kinyine yabashyize hara kuri kamera wenda nibwo buryo babibonye bwo gucururizamo cyangwa gukora nk'ibintu byabo mwarangiza mukaza kubikoresha mwataka munasenya ntabwo ari byo noneho inama watanga ku nanjye Murindahabi afite video zanjye nanjye ngene mukubita strike hanyuma kibe kimwe kuri kimwe niyo nama duhaye niba ivyo bintu bikubangamiye ukabona bifite ahantu biri kuguhungabanya cyangwa biri kubangamira imirimo yawe genda ubikore urukunyumva ntabwo niko bimeze nawe genda ubikore kabisa genda ubikore ntabwo nabikora kuba utabikora oya ngenda kubeshye se ibyo rero byose reka dutegereze sakiriza ibyara ikindi kandi buriya akataretse karasema niko umunyarwanda yavuze kandi ngo ugusure ntumusure rimwe na rimwe agira ngo nta kibuno ufite gitambutse umwuka w'umusuzi hari igihe azasurirwa n'abandi batari jyewe ariko kandi nta nubwo byari bikwiriye ko byazabaho oya ibyo nuko icyo nashaka urukumva abantu bakumvishe bakumva ko abantu bakumvishe muri David bakumva ko Irene Murindahabi yagukoreye ubugome bukabije burakabije nyine none se muroroshye nta kintu nabonye no kuvuga ngo anyway reka manze nsenge kanze ngusengere oke abantu hagiye mu rufata ijambo dutumira aba YouTuber aba influencer nibo baza gahinda kacu agahinda kanyu turakumva ariko ngewe biriya yakoze ntago mbishyigikiye ngewe urumva mba numva rwose habanza rwose hakwiye kubaho ibiganiro mbere y'uko umuntu akora ibintu nka biriya wenda mwanze kumva mwabanjije gukora ibiganiro noneho mukanga kumva mukakomeza yewe namutumyeho umusaza w'umugabo witwa Kiramani aremewe namutumyeho Kiramani urumva niho noneho twavuga tuti bana guys umuntu yabaganirije rimwe kabiri gatatu ntago muri kumva kamemu rero namwe nimwemere mwemere muhanwe rero ariko mu gihe atari yabicaza hasi ngo abaganirize vrema sinumva impamvu numva ko yakwifuza kubakura umugati mu kanwa agasigara ari we urya wenyine oya ngewe rwose ntago mbishyigikiye ibyo with my heart yavuze rwose ngewe birumvikana wenda mureke gukoresha ayo mafoto ariko ntabwo numva rwose harimo nko kugaragaza ubusambo gusa nko gushaka kwikubira umuntu akumva ko ariwe agomba kuyobora YouTube wenyine no muganiriza umuntu mana ariko ikintu ngiye navuga hari ukuntu umunyamakuru yishakira umutumirwa bakabanza bakumvikana n'ibintu bari buze kuganiraho bakabiganiraho nk'umuntu wamushatse
and then bano bantu babaza basesengura ugasanga bagiye kwinjirira abantu kandi batabanje byibuza no kubabaza, kandi wowe wamutumiye we yabanje kumubaza okay bimbikubazeho ibisimbi kubazeho, ari naho usanga rero aba bantu basesengura ariho bakorera amakosa. Ikindi yenda Pastor Claude nago nashyigikira byo yenda niba yaraguteye izo strike, ariko byibuze nawe wakabanje kureba ibintu uri kuvugaho, nko kuvuga ko abo bana bangana nabo wabyaye, abo bana uri kuvugaho ibintu uri kubavugaho birakwiye. Ntabwo uri kurengera ngo usesengure urengereye kandi bo baganiraga batasesenguye. Buriya rega mu gusesengura uba uri kwinjira mu bintu umuntu ataguhereye uburenganzira, ariho rero usanga ushobora kurengera kandi kuko abafite mu nshingano of course agomba gukora iki kugira geste akora. Yenda ari bukuganirize byakanga akakora ubwo buryo bundi ya mbwira. Ikintu kiriho cyo abantu musesengura ni musesengura, ariko mureke kwinjirira mu bintu abantu batagiyemo, kuko umuntu yaganira n'undi baba bafite ibyo bavuganye bagomba kuganiraho. Mwebwe rero ngo mwaje mwashasenguye mukabinjirira cyane, kandi nawe nk'uko uvuga abana bawufite mu nshingano zawe, ni wowe wenyine ukwiye kuza ukabavugira. Uriya rero nawe bariya n'abana afite mu nshingano ze, niyo babavuze nabi iwabo nibo bababaza, kuko batanze ubwo burenganzira bwo kugira ngo nzire mu byo yego mwakegerana mugasabana imbabazi, yenda nimba ari n'izikirimo akazikuramo, ariko nujya guhangana ni ukuri pe ngiye nta kuri guhagije ndi kumvamo, kuko first of all nta n'umuntu wemerewe gusesengura ikintu umuntu yavuze ngo umuntu yasesenguye ku buryo winjirira abantu gutyo. Wasanga uri mu makosa Claude, kana abantu baragukunda, ni byiza rero ko ibyo bintu uko wahindura. Kandi Godfather arabivuga mushaka izindi content cyangwa nawe wishakira umutumirwa, kuki ubundi mutaapproachinga abo bahanzi, mwebwe mu baapproachinge mubagereho cyangwa abo ba influencer abandi, kuki bahora batumirwa n'abantu bamwe ugasanga ahubwo hari abantu bigize abasesenguzi gusa, wataka approachinga abantu bakomeye, abastari bakomeye ngo agende abaganirize. Kereka habaye ama press conference akomeye ugasanga no hantu aboneye, ariko nanye nimba nzi ko ushobora kuza ugasengura ibintu runaka usenya, niho handi usanga ushobora no guhamagara umusitari runaka kugira ngo approachinge agwereze ikiganiro cyawe kiri exclusive, ugasanga ntago akiguhaye. Ni byiza ko muhindura nawe ubwo bavuga ati nanjye ngiye kujya nishakira bano bantu, apana kujya gusesengura iby'undi yavuze. Mada, ibyo byose twarabikoze kandi ntabwo tuba twicaye ngo tuvuge ibintu bidahari. Niyo mpamvu rero ntabwo nibwira yuko ibyo twakoze ntabwo dushobora gukora ikintu umuntu ativugiye, ntabwo twavuga ikintu umuntu ativugiye, twasesengura icyo umuntu ativugiye. Ese iyo tubonye ngo ndicuza imi mu rushako, umuntu rero icyo gihe umuntu abonye ibintu nk'ibyo aribaza ngo ese kuki yicuza, kandi n'uri twarumvise yarakoze ikiganiro kimeze gutya kibuza umuvandimwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo tuba tuvuga tutariko rero ibyo batubwiye batarika ibi bintu burya ntabwo byari byo, dushaka kuvuga ngo bya bintu ntabwo byari byo. Rero nkavuga ngo mu by'ukuri Munyarwanda yabwiye undi aramubwira ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Icyo dupfa rero namurinda habi kiruta icyo dupfa, kandi twese niyo bavuga ngo ayoboye timu y'abana bavuga iyobokamana bo muri gospel, nanjye nkaba nitwa pastor, ndi pastor, nibwira ko ro murinda habi ndanjye twakabaye duhurira hamwe akamwe atari ko buriya biriya bintu ntabwo ari byo. Burya ibyo wumvise ntabwo byari ukuri, dore ukuri dore nuko nguko. Bariya byiriya byavuzwe byari fake news, none tukamenya ngo ni AI, tukamenya ngo bari bahakinze Instagram se, ibyo byose twe tukabimenya, ntitwabimenya atabitubwiye. Rero mu by'ukuri nta wakifuza iki kuri mugenzi we,
nta mpamvu n'imwe yo kwifuza ikibi kuri mugenzi w'umuntu, ahubwo satani niwe mwanzi w'ibihe byose ku bantu. Rero nkavuga ngo mu by'ukuri iyo umuntu akomeje agakora ibyo yakoraga bitari byiza, hari igihe kigera Imana ikavuga ngo ariko bya bintu wakoraga ntabwo ari byiza, nawe igihe cyawe dore ngiki hari kibikugezeho. Ese Pastor Claude, kuki mbere yo kujya gusesengura utabanza wihamagarire uwo muntu, sibyo? Utagendeye ku byo yavuze, umuhamagare, nko kuvuga ngo wamuhamagara nyuma ariko wamaze gukora ikiganiro. Cyo utabanza umuhamagare, bariya ni abasitari ba Dorcas, ni abasitari. Hari uburyo bwinshi ushobora kubageraho, cyangwa ukanyura no kuri ihane management yabo ukababaza se biriya bintu gutya na gutya, sibyo? Ku buryo ejo nugaruka akavuga umubwa ariko ngiye nabanje kuguhamagara ndakubaza ikintu ngewe ndi kukugiraho inama ni ugusesengura ibyo undi yavuze kandi wowe utabimubajije ngo mwivuganire direct. Uramutse wanditse kuri Twitter email yawe ikayizana ukandikaho amagambo abantu bakayavuga bakayasesengura, harya buriya baba bakoze icyaha. Ushize amagambo kuri Instagram yawe nta wundi muntu uyikwitirira ari yawe, ukandika amagambo runaka, ukandika ibintu runaka, abantu bakabivugaho bakabisesengura, bakaba bati ko twari tuzi ko ibintu byari bimeze neza, nyir'ubwite akavuze ko ibintu ari bibi, tubigenze dute? Rero buriya mwebwe rimwe na rimwe haryo tuba twabayemo twe tubiyemo munsi ku wundi. Urumva igihe ubuvugiye umuntu ibyo atavuze kuko we bareba ibyo yanditse. Nk'ubureka wibariza ikibazo turi kuri TikTok. Claude ko bavuze ngo watandukanye na Tarena, niba ari Tarena barabeshye cyangwa bavuze ukuri? Noneho mwibarize gutyo ibyo abantu bavuze ngo nde ndapfuye noneho. Uretse gato Tarena bavuze ngo tuyo tuvuga ibintu uretse gato ngo yatandukanye nande kuro bavuga ko yasenye urugo rwa Muyango na Kimenyi. Sorry, yes. Uravuze ngo yatandukanye nande? Tandukanye na Tarena. Aya masaha nkeneye akabwana kinta aho bigeze nkeneye Tarena. Bavuga ko yasenye urugo. Jesus. Wabyumva Rwanda? Umva nkubwire. Reina Muyango Kimenyi ibintu nk'ibi. Ndeka nkubwire ikintu kimwe mugomba kumenya nani Claude, nibyo usanze ndi kuvuga none mu kanya ndi kubwira Keza. Izi media igihe cyose muzumva ko amarangamutima muzashyira uruhande, mugafata ya mbere mugafata umuntu mukamucurikiraho ikibuga nk'ibi ngibi, iki kigo uyu nguyu ntuza ari gukora. Keza ngiye reka babwiza ukuri, iyo umuntu mukunda arakinta mpaye Keza hanaraje urimo kunyumva, nubwo nabambereye mbirikanyi, aravuga ati aya masandi ku ruhande rwa Jihad, mwese nimwafashe Jihad ejo bundi mukamubamba mukamukoramo content. Ibi ngibi uyu mukobwa niba Keza ari mu bantu bareze Jihad, ariko akaza ahangaha akavuga ko ibintu Emmy ari gukora kuri Jihad ari ubugome kandi aramaramuka ari gushaka nta kuri kurimo nk'umuntu bazi. Ndabagije urumva nanjye barabivuze muri social media birandagara. Reka nkubwire Keza buriya ahangaha ugize credit urukumva. Reka nkubwire Jihad ntiyari inshuti yawe. Kubera ikintu mwapfuye cyangwa misunderstanding ibintu byabayeho ukamufata ukaba ugiye kuri team y'abamujyana amageragere wamutangiye ikirego. Reka ze nkubwire, niba uzi ko ibintu byose bikora genda nabikubwiye reka none bigusubiremo sheri, sibyo? Niba ushyira mu gaciro gutya kubikora genda uvana ikirego muri iki ndirimbo, ndabikubwiye nitwa Godfather ukuri kumana. Niba Emmy ashobora gucurikiraho Jihad ikibuga gutya uko nyumva akagenda ukabona ibintu nk'ibi ngibi, turi kumwe genda uvane ikirego ndabikubwira bigusabye nukuri uzagenda ukivana ikirego kukivanamo si ikibazo, ariko ntago umuntu ababarira utamusabye imbabazi. Ari ikintu aho ngaho rero ukumva ko umusinga point. Reka nkubaze ikintu kimwe, umuntu gusaba imbabazi ni iki? Gusaba imbabazi ni iki? Ko umuntu ashobora kuzana akakwigiraho nyirarureshwa gusaba imbabazi zitamuvuye ku mutima. Ikintu cya mbere ni umutima nama. Ndakubwiza ukuri, niba ubona ngiyewe narebabwiye urabona biriya bintu dore rwaca kingo yego ye iki
yego ye iki jihad niwe wakoresheje amagambo akakayikurusha yo mukoresha cyangwa yo abandi bakoresha. Jihad yakoresha amagambo aruta ya Sebiradi yari gukoresha. So ikintu kiriho Sebiradi yaranyica. Korode ndagusomye mwa. So umva ikintu ari kubabwira. Reka nkubwire ikintu kimwe. Narababwiye ushobora gusanga biriya birego bari kurega jihad bingahe si bavuze ngo ni 6. Ushobora gusanga ibifite agaciro ari ikirego kimwe. Uko ikira cya ya mpano habuze ibimenyetso bakaba kiri mu iperereza. Ushobora gusanga na biriya 6 byose ari amarangamutima nta kintu kirimo. Ngaho reba umuvuduko Koroda fita ari kuvuga Irene. Noneho nasubira inyuma nareba ko amagambo aremereye Koroda ari gukoresha nuko ngo bamuhe dislike. Wodifata nkumva mvuye imyuna. So Keza, wallahi niba Emi uwo nguwo Emi byakunaniye kwihangana ukageraho uza kuvugira jihad kandi nawe waramureze. Njyewe Godfa ikitari ukuri kandi nabwo nkavuga ati hano iki kintu ntabwo ari abantu kumva urukunyumva tinya abantu kuko uraza gusanga ni izina ryo reka nkubwire jihad arataragurika, jihad arabwanuka, jihad araturagurika, jihad no mufunga mutwe ariko se jihad nta ni byiza akora arabikora ngewe rega ngo kandi mwese ni mu mukunda abagore ni mu mukunda jihad ntajya afata karagasonga bugari mwese mugatoha n'abadafite abagabo bagatoha. Umva ngiye nkubwire Godfather sibyo jihad naravuze ngo n'ubu ndacyabisubiramo avanyeho kwataka abantu uri kumva nkuko abikora. Jihad ni umunyamakuru mwiza nyuma yuko ndebye ibyakorewe mu yango kuri Snapchat urukunyumva ahubwo jihad ivuga ngo nuko we ajya kuri kamera akavuga ariko mwe mujya ku masnap n'ahandi mukora ibiremereye no kurusha jihad. Wabizanye sibyo navugiye Snapchat ngiye ko mba ndi hano ikintu mba nakanditse nagaruka hano nkakivuga nkagisubiramo. Ntabwo mvuze wowe mvuze muri rusange ariko reka mabwire ikintu kimwe. Uzi ikintu gitangaje se? Uzi impamvu Godfather najya afata side nkaza hano hejuru nkamanika amapumbu y'ibimene nk'abanetre. Murabona ukuntu muri kuvuga gutya ni izina ry'Imana jihad nava mageragera abantu bose bazazana baririmba haleluya. Ngope nanje manuka uvuga jihad neza rero arakongera bombo klati ngo mvuge reka nkubwire thank you Lili. Reka nkubwire ikintu kimwe uzabaze wowe Keza ndi kuganira sheri wijya kumva matwi hano nkubwire wowe unansobanukirwe wowe turi kuganira we ntabwo ujya utserereza n'umuntu ejo bundi wankanzeho $17,000 by'amadolari naramuborotse kubera avuze hano ngo abantu nimbwa. Ntabwo Godfather ngiyewe ndi umusa ntabwo ndi umukandazi ndabizi sheri ndabizi ngiye ntiwongere gushyira iryo zina ry'ura mu mama mu kanwa dore ko waje ukarira kandi uri kumuhota kandi ari inshuti yawe. Umva nkubwire nawe nuri mushiremo uri kumvuga tugendane neza ndetse nakabwana nini raza bombo clat tugende gatoya rero ikintu niyo mpamvu Godfather ntajya afata side. Ndabakunda iyi ni slogan natangiranye mu myaka 4 ishize. Ndabakunda ariko mbatinya kubi. Impamvu nakoresha ririya jambo niyi mubana n'ufite si muri kure bafata ku mavuta ntimwamwibagiwe nafungura ejo muri muzabwira ko mwari mukumbuye nta wamusuye mageragere. Jihad ya masaha buri muntu wese dore kugeza n'uwo bakoranye umusangira ngendo we wa hafi aramufata akamucurikira ikibuga akavuga ko yaragiye kuyahura kubera jihad. Mu by'ukuri mumbwira ikintu kimwe ni wari uri kubivuga ni ikihe kintu Emi yakoreye jihad yakoreye Emi kuryo Emi yashatse kwiyahura this life. Oya niyo byaba bihari yakoze ikosa kuko ntiyitabaje inzego cyangwa nabivuge hakiri kare umuntu nawe yisobanura yamukoreye mu by'ukuri neba nawe kuri inshuti zabo bombi babarira nago tukiri inshuti amakuru yabo nayo nzi. Inde none amakuru yabo ndayazi ntabwo ntiyagwamagaye ngo kuguhostinga kugusapotinga. Erega nese umva adashize igihe ko yamamagaye se yaraje sinagiye bakamereza bu. Umva ikintu kiriho rero ni iki ngiki ibi bintu byanyu urukumva ibi bintu byanyu erega buri muntu reka kubwira ikintu kimwe iyo ufite inshuti y'umuganga ukarwarira gutabara siko bimeze nuko bijya mwirengagiza bino. Jihad yari inshuti ya Muyango Magara. Jihad yaza kuba atari umutinganyi twari kuvuga ko ajya cumita Muyango. Nukuri kuri Imana yari inshuti yanjye mbere hose yarakurongoye
gusa icyo ubizanye uko twavuze yaza kuba nyine akunda abakobwa cyangwa tuzi ko niki ariko nuza kwitegereza umuntu yari umuganga aramwitabaza. Jihad ni umuntu wari ufite umudomo kuri media, yagombaga gutabara inshuti ye. Mwari mumworoheye mada, mwari mumworoheye. Wagiye kureba ibintu abantu bakoreye Muyango kuri Snapchat, sinabiza yano nkabimanika. Barinjiye baraseseye mu muryango wa Muyango, bakazanamo umubyeyi we, bakazana papa we, bakavuga akazakora. Ariko sha Godfuck, nkore ndumva uzanyemo kese zindi kandi okay.